amateka yifura mu binyamakuru. Dushimishijwe no kwamurikira aka gatabo duhimbaze misa ku buryo bukwiye. Nkuko mubibona ni interuro y'aka gatabo gakubiyemo amabwiriza y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda yibutsa imihimbarize iboneye y'igitambo cy'Ukaristiya. Agatabo karasohotse rero mu Gushyingo 2025 bw'umwaka ushize. Nkuko mubibona kandi kuryo bwumvikana, Abepiskopi Gatolika mu Rwanda bafite gahunda yo gufasha umuryango w'Imana mugari muri iki gihugu cyacu kunoza liturujia. Ubu rero aka gatabo kari muri uwo murongo. Ndagira ngo rero mbanze mbabwire inkomoko y'aka gatabo, aya mabwiriza y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, uko bigaragara no kwibutsa imihimbarize iboneye y'igitambo cy'Ukaristiya. Ubu rero ndagira ngo mbanze nsasire kugira ngo n'ibiganiro biza gukurikiraho tube dufite aho duhera kandi twumvikanyeho. Ubu rero icyo mwumva ni uko turi kuvuga liturujia muri rusange na liturujia ya misa muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda ku buryo bw'umwihariko. Iyo tuvuze liturujia ni ijambo twagize iryacu twashyize mu Kinyarwanda, rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigereki hose, abantu benshi, imbaga, ikoraniro, noneho ergon, igikorwa. Kumvikana rero ko aha hari igikorwa cy'ikoraniro. Kumvikana ko atari igikorwa cy'umuntu uyu n'uyu ku giti cye cyangwa se itsinda ry'abantu aba n'aba. Ni igikorwa cy'umuryango wose rero, igikorwa cy'umuryango mugari w'abana b'Imana ari wo Kiliziya. Ibyo bivuze kugaruka cyane no mu gihe turaza gusobanura aya mabwiriza, kugira ngo liturujia muri rusange na liturujia ya misa ibe inoze kandi yera imbuto mu Kristo bwacu. Hari ibisabwa kugira ngo icyo gikorwa kigende neza kandi cyera imbuto. Nkaba ngira ngo rero ngo rwego rwo kugira ngo twumvikane ku buryo liturujia igomba kugenda kugira ngo ifashe abakristu mu kwitagatifuza, ndagaruka ku nama nkuru ya Kiliziya Concile Vatikani ya kabiri, uburyo ibivuga, by'umwihariko uburyo ivuga misa ntagatifu nk'indunduro n'intangiriro y'ubuzima bwose bwa Gikristo. Urumvikana rwose ko uwo murongo ugomba kumvikana ko misa ni indunduro n'intangiriro y'ubuzima bwose bwa Gikristo. Kuko rero igitambo cya misa ni umwanya w'isengesho, kandi isengesho rikuru cyane muri Kiliziya. Ni igihe cyo guhura n'Imana, gushyikirana n'Imana, akaba ari igihe cyo kwitagatifuza. Bikwiriye rero guhindura igitambo cya misa ibirori bisanzwe, umuntu yavuga muri rurimi rw'Igifaransa spectacle. Ni igihe cyo gusenga, gushyikirana n'Imana. Ntabwo ari igihe cyo gukusanya inkunga cyangwa twita fundraising cyangwa se ubukangurambaga, muri rw'Igifaransa umuntu avuga propagande. Ubukangurambaga ubwo ari bwo bwose ntabwo misa ari cyo gihe. Ubundi bigomba gushakirwa umwanya. Ibyo byose mvuze ni ibintu byiza, ariko bigomba gushakirwa umwanya wihariye. Dore rero imirongo migari y'inama nkuru
ya Kiliziya nk'uko Konsili Vatikani ya kabiri ibigarukaho mu bijyanye na liturujia muri rusange no muri misa ntagatifu ku buryo bw'umwihariko. Ndifuza kuvuga nihuse mu ngingo indwi. Ubwo rero nkaba ngira ngo mpere ku ngingo ya mbere. Icya mbere nuko liturujia muri rusange na liturujia ya misa ari igikorwa gitagatifu rwose. Umuntu yakwibaza impamvu umuntu avuga ko aya magambo, kuko muri liturujia no gushyirana n'Imana ni igikorwa gihuza umuntu n'Imana nyiri ubutagatifu, maze muri icyo gikorwa umuntu akaronka ibyiza by'Imana bitagatifu. Icyo gikorwa rero kikaba kigamije mbere na mbere ibintu bibiri by'ingenzi, ari byo bizajya bigaruka no mu bisobanuro tuza gutanga: icyubahiro cy'Imana, mu rurimi rw'igifaransa umuntu yakubyita la gloire de Dieu, icyo bigamije mbere na mbere, noneho n'umukiro wa muntu, salut cyangwa se sanctification mu rurimi rw'igifaransa. Icyo ni icya mbere. Liturujia muri rusange, liturujia ya misa uburyo bw'umwihariko ni igikorwa gitagatifu rwose, kuko ari uguhura n'Imana nyiri ubutagatifu. Icya kabiri rero, ubuyobozi bwa liturujia buri mu biganza bya Kiliziya. Liturujia ni igikorwa cya Kiliziya. Kiliziya niyo yerekana ikigomba gukorwa. Kiliziya niyo yerekana uko kigomba gukorwa n'igihe kigomba bikorwamo, noneho n'uburyo bukwiye. Nta wundi muntu rero ku giti cye, niyo yaba umupadiri, ufite uburenganzira bwo kugira icyo yiyongereramo cyangwa se akuramo cyangwa se ahindura muri liturujia, nk'uko Konsili Vatikani ya kabiri bivuga muri Sacrosanctum Concilium nimero 22. Ibyo rero ni ngombwa bose kubyumva kuri iyi ngingo, ku buyobozi bwa liturujia buri mu biganza bya Kiliziya. Icya gatatu umuntu yavuga ni uko umwepiskopi ari we muyobozi w'ikirenga w'imihango mitagatifu. Nibyo umuryango mutagatifu uko wakabaye usabwa kugira uruhare mu mihimbarize myiza ya liturujia, ariko abari mu rwego rw'ubusaserdoti buri wese mu rwego rwe, abepiskopi, abapadiri n'abadiakoni, bagomba kumva ko ariyo nshingano yabo yibanze. Noneho umwepiskopi wa diyoseze akagira umwihariko w'uko ari we mugabuzi wa mbere w'amabanga y'Imana muri Kiliziya yihariye yamuragijwe. Aha rero bikaba byumvikana ko umwepiskopi agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo abapadiri, abadiakoni n'abakristo muri rusange bumve neza ibyo bakora mu mihango mitagatifu, kandi bakayihimbaza neza, bakabihagararamo neza. Niyo mpamvu burya mubona imihango iyobowe n'umwepiskopi, cyane cyane muri katedrali ye, igomba kubera urugero imihimbazo yose ibera muri diyosezi ye. Icya kane, ni ngombwa rwose kubahiriza ibyo ibitabo bya liturujia biteganya. Aha rwose ni ikintu gikomeye. Uyoboye imihango mitagatifu n'imbaga bagomba guhimbaza liturujia nk'uko Kiliziya biteganya. Harimo ibintu byinshi cyane: kwita ku hantu liturujia ibera,
kwita ku bintu, ku bikoresho, kwita ku magambo akoreshwa, ku bikorwa byose bihakorerwa, ntacyo ukuyemo, nta n'icyo wongeyeho. Aha rero kwita no kubaha ibyo Kiliziya iteganya mu mihango mitagatifu ni uburyo bwo kugaragaza ubumwe na Kiliziya, ndetse akaba ari uburyo bwo kugaragaza ubuyoboke no kwakira mu kwicisha bugufi impano itagira uko isa, ingabire iturenze twahawe n'Imana. Urumva ari ikintu gikomeye cyane kubahiriza ibyo ibitabo bya liturujia biteganya. Ni uburyo bwo kugaragaza rwose ko dufitiye Kiliziya urukundo n'icyubahiro, bikagaragaza urukundo dufitiye Kiliziya n'ibyayo. Kutabyitaho rero bigaragaza intege nke mu kwemera, kandi ntibifasha abandi gukura mu kwemera. Ikindi navuga rero ni cya gatanu, ni uko bikwiye kumenya no gukoresha neza ibimenyetso bikoreshwa muri liturujia. Mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda tuvuga ibimenyetso, ariko mu zindi ndimi nk'Igifaransa hari inzego nyinshi z'ibimenyetso. Umuntu yavuga mu rurimi rw'Igifaransa signe, icyo ni kimwe, ikindi symbole, nacyo ni ikindi signal. Ibyo ngibyo urumva ko twebwe mu Kinyarwanda tugumana ikimenyetso, ariko ubu ngubu iyo umuntu arebye signe, symbole, signal, usanga hari uburyo bigenda byuzuzanya. Kubera ko turi abantu dukeneye kugaragaza inyuma icyo dufite ku mutima, kandi tukigira ku byo tubonesha amaso yacu cyangwa se dukoresha ibiganza byacu gushyikira ibitagaragara. Tugaragariza ukwemera kwacu mu bintu no mu bikorwa bya muntu bifatika mu mihango mitagatifu. Nimwitegereza neza, nimureba misa ukuntu biteye muri liturujia ya misa, uwemera aba yoga, niko umuntu yabivuga rwose, koga, yoga mu bimenyetso byinshi, ndetse byose bisobekeranye, byose bigenda bitanga ubutumwa. Hari ibimenyetso bidufasha kuva ku bigaragara, ibimenyetso biducira amarenga ku bitagaragara, ibimenyetso bitanga amakuru cyangwa se bikerekana icyerekezo. Burya mwitegereje misa hari ibimenyetso byinshi cyane mu ndimi z'amahanga nko mu Gifaransa, signe, symbole na signal. Ikintu umuntu yavuga nk'ikimenyetso kigaragara ku isi hose muri Kiliziya Gatolika, buri wese arabizi, ni ikimenyetso cy'umusaraba. Buriya iyo ubonye ikimenyetso cy'umusaraba, umuntu akora ikimenyetso cy'umusaraba, yaba umushinwa, yaba umuntu wo muri Amerika y'epfo, nuko uhita uvuga turiya ni umukristo Gatolika. Icyo kimenyetso kiraduhuza, tugomba rero kubikomeraho kimwe n'ibindi bimenyetso byose biranga liturujia. Cya gatandatu rero, hari imyifatire imenyerewe mu mihango mitagatifu igomba kwitabwaho, ikubahwa. Mu ndimi z'Igifaransa umuntu yavuga les gestes officiels de la liturgie de la messe, akaba na trois gestes communs du rite romain. Misa ifite uburyo ihimbazwa kuva mu ntangiriro kugera ku musozo, kandi buri wese mu bagize ikoraniro akagira ibyo akora. Buri muntu wese afite ibyo ashinzwe. Hari ibyo ikoraniro rihuriyeho n'umwihariko wa buri wese hakurikijwe urwego rwe n'umwanya afite muri liturujia. Ibyo byose rero bigomba kubahirizwa, kandi buri wese yiyumva mu gikorwa, icyo cyangombwa cyane. Nuko mu myifatire ya liturujia rero itandukanye, murabizi, murabibona mu misa, hari igihe cyo kuhagaze, igihe cyo guhaguruka, hari igihe cyo kwicara, turabiteganyije, hari igihe cyo gupfukama. Muzi umuntu yinjiye mu Kiliziya gutera ivi,
kunama buhoro, ibyo ni ibimenyetso bigaragara. Kunama cyane, mu rurimi rw'igifaransa inclination profonde, kunama buhoro mu rurimi rw'igifaransa umuntu agenekereje inclination de la tête. Ibi byose uko umuntu afata amaboko n'uko umuntu afata ibiganza, ibi byose Kiliziya yarabiteganyije muri liturujia. Niyo umuntu arebye muri iki gitabo cya misa, ngubu mu nyuguti z'umutuku baravuga bati umusaseredoti abumbye ibiganza, cyangwa se akavuga ati umusaseredoti arambuye ibiganza. Nuko ubwo rero, cyangwa se arambuye amaboko. Nuko ibi byose rero ni ibintu umuntu agomba kumenya kandi akubahiriza. Urugero umuntu yavuga muri ibi ngibi imyifatire imenyerewe, muzi ko gutera ivi kugeza hasi nibyo bikwiriye umukristu imbere ya Yezu mu isakamento ry'Ukaristiya. Yaba ari muri tabernakulo, igihe rwose ari muramya, mu gihe ari kuri aritari, gutera ivi nicyo giteganyijwe. Kereka umuntu ufite ikibazo cy'amavi, cyangwa se ikibazo cy'umugongo, uwo ni we ushobora gutera kunama cyane, inclination profonde, kubera ko icyo kibazo cyihariye cy'amavi cyangwa se ikindi. Gutera ivi cyangwa se kunama cyane winjira mu Kiliziya, ubundi uwo ni umuco werekana ko umukristu avuye hanze akaba yinjiye ahantu hatagatifu, muri Kiliziya ntagatifu. Akaba ari byo kugaragaza rero icyubahiro iyo umuntu ageze imbere ya Yezu mu isakamento ry'Ukaristiya, uri muri tabernakulo. Ujya munabona ko muri za Kiliziya hari tabernakulo haba ari n'agatara, hano kugira ngo winjiye mu Kiliziya, ubundi agomba kureba aho tabernakulo ari, aho Yezu mu isakamento ry'Ukaristiya ari, noneho agatera ivi. Ndetse umuntu avuga n'agasengesho gatoya, ubundi akavuga ati ndakuramutsa Yezu mu isakamento ry'Ukaristiya. Ibyo rero byo ni ibimenyetso rero ugomba kubahwa, kandi murabizi nabyo niyo umuntu asohotse. Ubwo umuntu asohotse mu Kiliziya, kwinjira gutera ivi, gukora ikimenyetso ugatera ivi, no gusohoka ni byiza gutera ivi, uvuga uti mvuye imbere ya Yezu. Nuko cya karindwi nicyo cya nyuma rero, no gusubiza ikibazo mugomba kuba mwibaza. Ibi byose mvuze haruguru bigamije iki? Ibi byose mvuze haruguru ntabwo ari gukora ibintu kugira ngo oya. Ibi byose bigamije icyubahiro cy'Imana. Ni icya mbere. Icya kabiri, umukiro wa muntu. Ibi byose rero muri liturujia kubitunganya ntabwo ari ukugira ngo kubaha ibi ngo bagenda gutya na gutya, ahubwo buri gihe habagaragara ibyo bintu bibiri, icyubahiro cy'Imana n'umukiro wa muntu. Ni ngombwa ko umuryango wose, ibyiciro byawo byose, wiyumva muri liturujia. Uwabatijwe wese abikesha isakamento rya batisimu afite uburenganzira ku byiza Imana igenera abayo, byose bikajyana n'inshingano afite mu muryango mugari w'abana b'Imana. Ni ngombwa rero ko tugaruka cyane ku byose, kuri icyo kintu, ko byose biba bigamije ko Imana isingizwa na muntu, n'umusaseredoti uyoboye igitambo akitagatifuza ari kumwe n'imbaga muri liturujia inose. Amayobera ya Kristu, urupfu n'izuka duhimbaza muri liturujia, ni umusogongero w'ijuru rishya n'isi nshya. Niyo mpamvu rero bose tugomba kubyihagaramo neza. Icyo cyari cya mbere kugira ngo dusasire. Ubu rero reka mureke tugaruke ku gatabo, aka gatabo nyine waje
kubamurikira bakristo mwese mudukurikiye muri iyi si yacu igenda itera Imana n'ibyayo umugongo, ni byiza kugaruka ku cyubahiro cy'Imana n'ibyayo, bibe mu magambo ahubwo bikagaragara no mu bikorwa, bikagaragara mu bikorwa icyubahiro cy'Imana, icyubahiro cy'ibyayo. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turishimira byinshi byagezweho muri liturujia muri iyi myaka 25 bishize tumenye inkuru nziza. Hari byinshi byagezweho muri uru rwego. Muri iyi myaka iri imbere turifuza kurushaho kunoza liturujia, Imana igahabwa icyubahiro na muntu akitagatifuza. Mu bigaragara ubu ariko hari na byinshi tubona bishobora gutera urujijo cyangwa se bikateza akajagari mu mihimbarizo yacu ya misa. Nta muntu yakira urubanza kuko impamvu zishobora kuba ari nyinshi, yewe ari impamvu zoroshye. Umuntu yavuga nko kutabimenya, ari ibyo umuntu yanavuga akavuga ngo ni bwa mbere mbyumvise, kutabimenya. Umunyarwanda ni warumaze ngo utabizi yishwe no kutabimenya. Ari ukwibeshya no guteshuka bikugwiririye. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Amagambo y'ikilatini. Kwibeshya bibaho, ariko kutigarura biragatsindwa. Angaha avuga ngo ni ibya shitani. Hari n'ibindi bishobora guturuka ku kamenyero cyangwa se ibyo umuntu abona bikozwe igihe kirekire kandi bigakorwa na benshi, umuntu agakeka ko ariko bigenda. Hari uburangare bushobora kubaho no kudaha iby'Imana agaciro. Ibi byose rero hari igihe bishobora gutuma dukora amakosa ya liturujia. Muri mu Gifaransa umuntu yabyita erreur liturgique cyangwa se les abus, c'est encore plus grave. Amakosa ya liturujia cyangwa se bikakuviramo kubahuka ibintu by'Imana, ibintu bitagatifu. Mu ndimi zindi mu Gifaransa umuntu yabyita za abus liturgique, ndetse bishobora kujya kuri sacrilège, no kuvuga kubaha ku bintu bitagatifu, na profanation byose, ndetse biganisha no kuri scandale, aho igikorwa ukoze rwose gishobora no kugusha benshi. Hari n'ikibazo cy'uko umuntu ashobora gukora ibikorwa avuga ko yakoze ibikorwa bya liturujia ariko bidafite agaciro, bibi imfabusa kuko byakozwe nabi cyangwa se habuzemo icyangombwa cyane kugira ngo icyo gikorwa gishobore kuba. Angaha umuntu yabyita mu Gifaransa les actes sacramentaires invalides, nko kuvuga ko wahimbaje misa ibyangombwa by'ibanze n'urugero gusa. Mu guhimbaza sakramento nka hostia na divayi bingombwa, bidahari ibyo wakora kwaba ari ukwigana, ntabwo waba wahimbaje misa, wari kubeshya abantu kuko utabikoze nko kizibiteganya, kuko misa ugomba kuba ufite hostia na divayi. Ubwo ni urugero gusa. Hari n'ibyo umuntu ashobora gukora ugasanga arimo kurengera, ibyo bihanwa n'amategeko. Nkaba mu rwego rw'ubusaserdoti hari amategeko rwose atugenga kuri ibyo, ku buryo hari ushobora kuvuga uti nahawe ubusaserdoti ugakora ibikorwa les actes sacramentaires illicites binyuranyije n'amategeko. Ahangaha byitwa kurengera, ndetse bikazamo gukubaganye, gukora ibidakorwa. Harimo kuvuga ibintu, gukora cyangwa se gukora ibintu birenze ububasha bwawe. Urugero umuntu yaguha, ubundi buriya nk'ibitabo bijyanye n'imihango yo gutanga ubusaserdoti tuba tubifite, sibyo? Ushobora kuvuga ko ufite ibitabo ukabuza uko umwepiskopi atanga ubusaserdoti,
none ukaba ufite n'amavuta ya kirisima, none ukavuga ngo nko kubona nk'umupadiri aho undi aho umudiyakoni ubupadiri, urumva ni igikorwa kidafite agaciro, kubera ko Kiliziya ntabwo iri kubiteganya. Ubusaserdoti butangwa n'umwepiskopi, ni urugero gusa. Iyo bigeze aha rero, nko ku basaserdoti bo hazamo n'ibihano biteganywa n'amategeko ya Kiliziya, mu gitabo kivuga ubucamanza n'ibihano muri Kiliziya. Ubu rero reka tugere kuri aka gatabo, tugaruke kuri aka gatabo. Muri aka gatabo abepiskopi gatolika bo mu Rwanda bagamije kwigisha, icyo ni ngombwa, burya kwigisha no guhozaho abantu bakeneye kugira ngo Imana ugomba guhora wigishwa, ufashwa kumenya. Hazamo no kwibutsa no guhitura, nabyo birimo, ariko bigamije gufasha abakristu guhimbaza neza misa, gufasha abakristu gusenga neza, guhura n'Imana nta kajagari no kubusanya. Hakazamo agatabo kagamije no gukumira amakosa no gukosora byangirijwe muri liturujia. Ngubu hari ibyo twakosora dufashe aka gatabo. Muri urwo rwego rero kugendera hamwe nabyo birimo, nk'uko urugendo rwa sinodi turimo rubitubwiriza. Ubu rero mwakwibaza mutese agatabo kangana gatya karimo byose. Ndagira ngo mbabwire ko aka gatabo katarimo byose. Hatoranijwe ibyumvikanweho kugeza ubu kandi bifite inkomoko zemewe. Abepiskopi bakaba barabigiyeho inama inshuro nyinshi mbere ko gasohoka. Hari ibirimo rero ni ibintu twumvikanyeho kandi bifite inkomoko zizewe. Aka gatabo rero kakaba hagenewe abantu bose. Umuntu yatekereza ko ari k'abapadiri gusa. Ni ukuvuga ngo abasaserdoti nk'uko narabivuze, nabo bibanze mu gufasha abantu guhimbaza Imana no gufasha umuryango w'Imana kwitagatifuza, ariko n'abakristo birumvikana, uhereye no ku matsinda afite uruhare mu bijyanye na liturujia. Umuntu avuga nka za korali, hari ibyo bagomba kujya bitondera bakurikije aka gatabo. Aka gatabo rero kagenewe abantu bose, cyane cyane abafite uruhare muri liturujia ya misa, ariko n'abakristo, kugira ngo bahimbaze Imana ku buryo bukwiye kandi liturujia ibabera umwanya wo kwitagatifuza. Ariko abasaserdoti rero nkuko nabivuze nibanze, bagomba gufasha abavandimwe kumva neza no gutunganya liturujia ya misa, umwanya wo gusingiza Imana, guhimbaza Imana, ariko banitagatifuza. Ibikubiye muri aka gatabo rero akaba ahanini ari ibisubizo ku cyegeranyo cy'imyitwarire n'imigirire n'ibimenyetso bidakwiye cyangwa se ibidakorwa neza cyangwa kimwe muri liturujia ya misa hirya no hino muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Rero agatabo nk'uko mukabona harimo ibika 8, tabaremo intangiriro n'umugereka, akabo imitwe chapitre 50 n'ingingo article 283. Hari kuvuga misa, hari kumva misa, birumvikana kumva misa n'andakoreshwa hakurikijwe uturere tumwe na tumwe turimo abadive benshi. Hari aho bavuga ngo twagiye kwiga misa, kubera ko bo iyo bateranye bavuga ko baba bagiye kwiga. Hari n'andi magambo menshi rero bitewe n'uturere akoreshwa. Byarushaho kuba byiza hakoreshejwe guhimbaza misa, gutura igitambo cya misa cyangwa se gutura igitambo cy'Ukaristiya, kuko ayo magambo yumvikanisha neza ko icyo gikorwa gihuriweho n'ikoraniro ryose nta ndorerezi, sibyo?
aho buri wese afite umwanya we n'uruhare rwe, kandi akaba ahari wese koko n'umutima we n'ubwenge bwe n'umubiri we. Ubwo rwa rugero rwa nimero nabahitiyemo mu gusoza iri jambo ryanjye, ngira ngo mbabwire ko nk'uko mubizi misa ntagatifu dusangira ku meza abiri, ameza y'ijambo n'ameza y'igitambo. Inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda yasanze ari ngombwa kugaruka ku mihimbarize iboneye y'igitambo cy'Ukarisitiya, kuko nk'uko twabyumvise hagiye hagaragara gutandukira bitera urujijo, akajagari no gusobanya, kandi nyamara misa ari ishingiro ry'ubumwe mu migirire no mu mibereho y'abakristu, cyane cyane nk'uko na sinodi y'Abepiskopi iherutse ingi turimo dutoza kugendera hamwe. Nk'uko mwabyumvise rero, iyi nyandiko ntigamije mbere na mbere gutanga ibisobanuro by'imihimbarize ya misa cyangwa se inkomoko y'imyifatire n'ibimenyetso bikorerwamo, ahubwo iyi nyandiko ishishikajwe no kwibutsa umurongo rusange wo guhimbaza igitambo cy'Ukarisitiya. Iki gitabo rero kizadufasha ku ikubitiro gukosora imigirire idahwitse. Iyi nyandiko izadufasha gufata umurongo muzima ufasha umuryango w'Imana gutura igitambo kinogeye, kandi muri ubwo butumwa abasaseredoti bafite umwanya ukomeye cyane gufasha umuryango w'Imana gutura igitambo kinogeye. Abasaseredoti bafite uruhare rukomeye kuko niwe Yezu umusaseredoti mukuru yitoreye ubwe kugira ngo mu izina rye bajye bakora ku buryo bweruye umurimo wa gisaseredoti muri Kiliziya, babigira abantu bose. Umuryango w'Imana rero urasabwa kugaruka ku murongo mwiza w'isengesho rihesha Imana ikuzo n'icyubahiro, kandi rikaronkera bene muntu umukiro. Ikigaragara rero ni uko aka gatabo twifuza ko kagera kuri bose. Aka gatabo kagurwa 2,500. Mu rwego rwa komisiyo yacu twifuje ko abahagarariye za diyoseze muri komisiyo yacu bakora ibishoboka byose kugira ngo umuryango w'Imana muri za diyoseze zitandukanye tutabo tugereyo, ariko ubu ngubu aho kaboneka hafi cyane ni kuri conference ikora muri Centre Pastorale de la Conférence Episcopale ya Ruyenzi. Ubu ngubu muri iki gihe naho yahoze rero umuntu ashobora kugenda akakabona, ariko nkabashishikariza abapadiri kugira ngo bagire uburyo bafasha abakristu badashoboye gukora ingendo bazi Kigali, muri za diyoseze zose bagashobora kugera kuri ubwo buryo. Nkambashimira rero uruhare muzagira kugira ngo ubutumwa bw'Abepiskopi bugere kuri benshi kandi buhindure mu buryo bwiza imihimbarize y'igitambo cy'Ukarisitiya. Imana rero gahora isingizwa mu bayo iteka ryose. Murakarama. Inyamateka, imfura mu binyamakuru.